Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane. Tubahaye ikaze mwese muri uyu mwanya wa Morning Glory. Turashima Imana kubw'umunsi Imana yongeye kutwongerera kubaho, kandi turashima Imana kubw'ubuntu bwayo n'urukundo rwayo. Turashima Imana kuko itubereye maso ibihe byose. Turashimye Imana yuko Imana yacu ari yo kwizerwa kandi ari yo kwiringirwa. Uko byaba bimeze kose ku buzima bwawe, Imana iracyitwa Imana, kandi Imana iracyitwa iyo kwizerwa. Mu uko ubuzima bwaba bumeze kose, Imana iracyari yo kwizerwa. Imana yacu ishimwe cyane. Turabakiriye mwese rero mudukurikiranye aho mudukurikirana ku mbuga zitandukanye kandi muherereye ku migabane itandukanye. Turabizi neza yuko mudukurikira kandi muhabwa umugisha muri benshi. Imana yo mu ijuru ibagire neza. Turabakiriye mu kubaho kw'Imana kandi tubahaye ikaze. Imana yo mu ijuru ibagire neza. Imana ibishimire, kandi Imana turabizi yuko hari icyo igiye gukora muri uyu mwanya. Turabizi neza yuko Imana iri kumwe natwe. Turabizi neza yuko Imana ijambo ryayo uko byamera ko ariko kose ntabwo rizagenda ubusa, ahubwo rizasoza icyo Imana yariteganyijwe cyangwa icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe wowe urimo kunkurikirana. Imana yacu ishimwe cyane. Reka dufate umwanya dushima Imana kandi tubwire agira ngo nawe dusengane. Ushima Imana kubw'umunsi musha Imana ikuremeye. Ushima Imana yuko ushoboye kuwukandagiramo, kandi Imana yacu uko byaba bimeze kose iracyari Imana yo kwizerwa. Muri uyu munsi nkuzana ijambo rivuga ngo iyo igihe cyawe cyo kwibukwa kigeze, Imana irakora. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko ndakubwira ngo iyo igihe cyawe cyo kwibukwa kigeze, Imana irakora. Reka dusenge. Mana turagushimye, Data tuguhaye icyubahiro Mwami. Uri mwiza Yesu, nta wundi uhwanye nawe. Uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Mana turagushimye kubw'uyu munsi mushya uturemeye. Uyu munsi wemeye yuko dukandagiramo. Uyu munsi wongeye kuturemera w'amateka mashya. Uyu munsi Mwami w'amateka atandukanye n'amateka yahise. Uyu munsi w'amateka Mwami kandi mashya agiye kuremwa ku buzima bwacu. Turagushimye Uwiteka Imana ishobora byose. Tuguhaye icyubahiro ku munsi utambutse Mwami. Mana wabaye mu ruhande rwacu. Data waturinze, hari benshi bawusigayemo, ariko Mwami turagushimye kuko ni umunsi utazongera kugaruka ukundi. Ni umunsi w'amateka yatambutse. Mwami wabaye mu ruhande rwacu. Ibyaduhigaga byari byinshi, ibyabunzaga ubuzima bwacu byari byinshi, ibyendaga kudusigarana no kutunaniza Mwami byari byinshi, ariko kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, ariko kubw'ijambo ryawe wavuganye natwe, ariko kubw'amasezerano yawe ariko ubuzima bwa buri wese Mwami byatumye twambuka. Turagushimye Mwami muri uyu mwanya. Data tuguhaye icyubahiro kubw'umunsi musha. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Papa. Twaje imbere yawe Mwami muri iki gitondo muri uyu mwanya. Mwami tugira ngo twamamaze inkuru nziza y'ukuri Imana yacu kandi uri Imana yo kwizerwa. Data nta wundi uhwanye nawe, nta n'uwundi wo kuramya, nta n'uwundi wo gusingizwa, nta n'uwundi wo kuvuga gukomera kwawe uretse Arufa na Omega, uretse Imana itagihinduka, uretse Imana muremyi wa twese, uretse Imana yaturemye, uretse Imana yaremye ibiriho byose. Ni wowe mbaraga zacu, ni wowe byiringiro byacu, ni wowe gakiza kacu Mwami. Ni wowe wo kwizerwa kandi ni wowe duhanze amaso. Ni wowe Nyagasani Data wanesheze isi n'ibiriho byose. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimye Mwami, tuguhaye icyubahiro. Wakoze kugirira neza kwawe, wakoze byiringiro bizima. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Mwami. Turagushimye Uwiteka Imana ikomeye. Turagushimye muri uyu munsi Mwami. Turagushimye kuko uri mwiza Mwami. Turagushimye byumve mu gihugu cyo mu ijuru Mwami, yuko ni wowe tangiro ryacu kandi ni wowe herezo ryacu. Ni wowe Mwami Imana Data dukesha kandi ni wowe twirata.
ntabwo twirata imiryango dukomokamo, nta nubwo twirata akazi dufite, nta nubwo twirata ibyo dufite, ahubwo turirata mwami umwana wawe mwami waduhaye akadupfira, uyu munsi tukaba turabaragwanwa nawe muri Kristo Yesu. Turagushimye mwami, tugushimye agakiza waduhaye, tugushimye kuko wadukuye kure, uyu munsi tukaba tukuzi. Turagushimye ibyo ukora amanywa n'ijoro ku buzima bwacu. Turagushimye kuko ujya utanga ingabo nyinshi mwami kubiduhiga. Mwami turagushimye kuko ujya ubasha kuduhisha, ukaduhisha abanzi bacu, ukaduhisha ibiduhiga mwami, tukaba mwami Imana data turi amahoro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami. Urakwiriye papa, urahambaye ibyiringiro bizima, urahambaye igitare cy'amahanga, nta wundi uhwanye nawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami. Turakwakiriye muri uyu mwanya data, turakwakiriye nyiringabo, turakwakiriye muri uyu mwanya, turakwakiriye muri presence yawe, turakwakiriye papa kugira ngo uzuganze kandi ukore mwami. Turakwakiriye kubw'ijambo ryawe mwami, twakiriye ijambo ryawe rivuye ku ntebe yawe mwami, twakiriye umwuka wera muri uyu mwanya kugira ngo aganze kandi ategeke mwami. Reka umwuka wawe mwami agende mwami, akora ibikomeye mu buzima bwacu, akora ibikomeye buri muntu wese urimo kudukurikirana, akora ibikomeye ku buri muntu wese mwami yifuza impinduka ku buzima bwe, yifuza yuko mwami Imana data wera w'Isiraheli, reka igihe cya buri wese urimo kudukurikirana cyo kwibuka mwami kigere mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimye mwami, tuguhaye icyubahiro, ishimwe ni ryawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Haleluya bwoko bw'Imana, twongeye kubaha ikaze. Uyu munsi dufite intego ivuga ngo intego dufite uyu munsi iravuga ngo igihe cyawe cyo kwibukwa kigeze, Imana irakora. Torero ry'Imana, bwoko bw'Imana, wowe udukurikiranye, ndagira ngo nkubwire ngo iyo igihe cyawe cyo kwibukwa kigeze, Imana irakora. Imana yacu ishimwe cyane. Ndasenga Imana yo mu ijuru ngo uyu munsi Imana yo mu ijuru ikwibukwe, Imana ikwibuke. Haleluya, Imana ikwibukwe. Reka dusome mu gitabo cya Samweli wa kabiri ibice 9 ku murongo wa 5. Samweli wa kabiri ibice 9 ku murongo wa 5 haranditse ngo umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Irodebali. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawudi, ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya, maze Dawudi aravuga ati Mefibosheti aritaba ati karame, umugaragu wawe ndi hano. Dawudi aramubwira ati humura, kuko nazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya, torero ry'Imana. Imana ikwibuke, torero ry'Imana. Uyu munsi Imana ikwibuke. Imana yacu ishimwe cyane. Sinzi ahantu uri, sinzi ubuzima urimo uyu munsi, ariko ndasenga ngo Imana yo mu ijuru ikwibuke uyu munsi. Iyi nkuru dusomye ni y'umugabo witwaga Mefibosheti. Mefibosheti yari umwana wa Yonatani. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu Yonatani yari umuhungu wa Sawuli. Sawuli yari umwami w'Abisirayeli. Ariko igihe kimwe Dawudi yima ingoma. Imana ishimwe cyane. Sawuli iki gihe ntabwo yari akiriho. Yonatani umuhungu we nawe ntabwo yari akiriho.
ariko hari umuhungu wiwe ariko yabaga mu mudugudu utazwi nta nubwo yarakibukwa usibye umugaragu wabo witwaga Siba. Imana ishimwe cyane. Nta muntu n'umwe wari wamwibukaga. Yabaga no mu mudugudu utaruzwi, yabaga hirya ngiye ahantu mu cyaro. Imana ishimwe cyane. Irodebali wari umudugudu utazwi mu mateka. Aho niho Mefibosheti yabaga mu rugo rw'amakere. Imana ishimwe cyane. Ariko igihe kiragera aribukwa, ariko igihe cyarageze Imana iramwibuka. Imana ishimwe cyane. Imana yibutsa Dawudi yagiriwe neza na Yonatani. Imana imwibutsa arangije aravuga ngo mbese mu muryango wo kwa Sawuli nta muntu waba warasigaye ngo mugirire neza kubw'ineza ya Yonatani. Yonatani yari umuhungu wa Sawuli. Buri gihe cyose yahoraga aburira Dawudi yuko isaje kumwica, ariko Dawudi yibuka ineza ya Yonatani. Aravuga ngo ninde muntu niki nakora kugira ngo ngirire neza Mefibosheti, ngirire neza Yonatani. Imana ishimwe cyane. Cyangwa ngirire neza umuntu wese wo muryango wo kwa Sawuli. Atuma ku mugaragu wabaga ibwami kwa Sawuli yitwaga Siba. Arangije araza aramubwira ngo ese hari umuntu waba ukiriho wo mu muryango wa Sawuli? Ariko ngo Siba yibuka umwana wa Yonatani. Haleluya. Ndakubwiye ngo ndimo nasenga kugira ngo Imana yo mu ijuru uyu munsi nawe kwibukwe. Bibiliya tubwira ngo Mefibosheti yabaga Irodebali. Irodebali ni amateka azwi yarahazi. Ni ukuvuga ngo yari yararemaye amaguru yose. Iyo dusomye muri iki gitabo tugasoma ku nkuru za Mefibosheti, ntiyari umuntu wamugaye, yari umuntu wari wiberaga iyo ngiyo ngo mu rugo rwo kwa Makiri. Imana ishimwe cyane. Ntabwo yarakibukwa, ntabwo yarazwi, ariko ngo aramutumira amukurayo. Arangije aramubwira ngo uyu munsi urarira ku meza yanjye nawe, turarira ku meza amwe, ngo kandi ndagusubiza n'ibikingi by'inyarurembo, ndagusubiza mu bimwe mu kimwe cya kabiri cy'ibyari by'iwanyu. Imana ishimwe cyane. Torero ry'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikwibuka uyu munsi. Sinzi ubuzima waba ubayemo, ariko Imana ikwibuke. Imana yatumye Dawudi yibuka, akibuka Yonatani, akibuka urugo rwa Sawuli. Arangiza Imana ikibutsa Dawudi ineza ya Yonatani. Imana igakura Mefibosheti Irodebali ikamwicaza ibwami. Imana ikwibuke. Imana yacu ishimwe cyane. Ndimo soma kino cyanditswe, hari ibintu nize bwoko bw'Imana. Mereye kuri iki cyanditswe hari amasomo nizemo. Imana ishimwe cyane. Isomo nasomye rya mbere cyangwa nashoboye gutekereza, hari ikimana yibuka umuntu, hari ikimana iheraho kugira ngo yibuke umuntu ishaka kumugira neza. Imana ishimwe cyane. Mefibosheti Imana yibukije Dawudi neza ya Yonatani, yamugiriye neza cyane. Buri gihe cyose yahoraga buri gihe cyose Yonatani yahoraga aburira Dawudi, akamuburira inkota ibuza ubuzima bwa Dawudi, akamugirira neza, agatuma arokoka. Imana ishimwe cyane. Imana yibukije Dawudi, imwibutsa neza ya Yonatani. Imana ishimwe cyane. Bituma avuga ngo niki nakora kubw'ineza ya Yonatani yangiriye. Byatumye Mefibosheti yibukwa, byatumye Dawudi yibuka, abaza buri muntu uwo ari we wese, umuntu waba warasigaye mu muryango wa Yonatani. Byatumye Mefibosheti yibukwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Nongeye kwibuka inkuru ya Moridekayi. Imana yibukije umwami, yatanze inkuru kuburizamo umugambi mubisha w'abagambaniraga umwami. Imana ishimwe cyane.
Moridekayi yari yaratanze amakuru ku nkone zendaga kwica umwami zirimo zimugambanira, ariko Moridekayi atanga inkuru, atanga amakuru, umwami niyicwa. Bibiliya tubwira ngo umunsi umwe umwami abura ibitotsi, arangije aravuga ngo nimunzanire igitabo cy'ubucurabwenge. Aragisoma, ageze ku nkuru y'umuntu watanze amakuru kugira ngo ku bantu bagambaniraga umwami, arabaza ngo uyu muntu niki yagororewe. Imana ishimwe cyane. Ndakwifuriza kugira ngo Imana hagira ikintu yakwibukiraho mu izina rya Yesu. Uyu munsi ibintu byose wakoze, sinzi ibyo waba warakoze, ariko Imana igira ikintu ikwibukiraho. Imana igira ikintu ikwibukiraho kugira ngo uyu munsi wibukwe, kugira ngo uyu munsi hagire igitabo kibumburwa, kugira ngo uyu munsi Imana ikwibuke, igira icyo ikora ku buzima bwawe. Imana yacu ishimwe cyane. Ikindi kintu cya kabiri nabashoboye gusobanukirwa, nasobanukiwe neza ko iyo Imana igiye gukemura ikibazo cyawe cyangwa icy'umuntu, ikoresha umugiraneza. Yesu ashimwe cyane. Siba watanze amakuru ya Mefiboshete yabaye umugiraneza, yabaye umuntu w'umumaro ku buzima bwa Mefiboshete. Ndagira ngo Imana ikohereje Siba aho ngaho muri izo nama, aho ngaho mu kazi ukora, aho ngaho aho utuye, Imana iguhe umugiraneza. Imana ishimwe cyane. Nibutse umuhereza wa vino y'ibwami wasize Yosefu muri gereza, wamurotoreye inzozi, ariko ageze ibwami umwami amaze kurota inzozi abura umuntu wese wazisobanura. Arangije ngo yibuka yuko muri gereza hari umuhungu uri mu mwuka w'Imana ushobora gusobanura inzozi. Mu izina rya Yesu Kristo, uyu munsi Imana ikohereza umuntu w'umumaro ku buzima bwawe kugira ngo ushobore kwibukwa, kugira ngo uyu munsi nawe ugire umuntu ukuvuganira. Imana ikohereza umuntu w'ingirakamaro ku buzima bwawe. Tujya dukenera abo bantu ubwoko bw'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Ikindi kintu nashoboye gusobanukirwa, iyo Imana igiye gukemura ikibazo cy'umuntu cyangwa iyo Imana igiye kukwibuka, nihera ku bushobozi bw'igiye gutabara. Ntabwo ihera ku bushobozi bwawe, nta nubwo ihera ku cyo waba ufite uyu munsi, cyangwa titire waba urimo kwitwa, cyangwa amazina waba urimo kwitwa, ahubwo igihe cy'Imana iyo kigeze. Mefiboshete ntacyo yari afite. Imana ishimwe cyane. Ahubwo ibyo utujuje n'ibyo udashoboye si imbogamizi ku mugambi Imana igufiteho. Ahubwo icyo usabwa ni ugukiranukira imbere y'Imana. Urasabwa kuba imbere y'Imana, urasabwa kwitoza gukiranukira imbere y'Imana. Imana igihe cyayo iyo cyageze ku buzima bw'umuntu, Imana irakora. Imana ishimwe cyane, torero ry'Imana. Ikindi kintu nashoboye kumenya maze gusoma amateka ya Mefiboshete, Imana niyita ku mateka yawe, kandi ntabwo inanizwa nuko waba uri kure cyane. Iyo debali ntabwo hari hazwi uko waba ubuzima waba umeze kose. Iyo Imana igiye kukwibukwa, ntabwo yita ku mateka yawe. Iyo Dawudi ajya kwibuka amateka ya Sawuli, iyo Dawudi ajya kwibuka yuko Sawuli yahoraga abuza ubuzima bwe ashaka kumwica, ntabwo yari kubaza umuntu uwo ari we wese wasigaye mu muryango wa Sawuli. Imana yacu ishimwe cyane. Icyanyuma yakubwira ngo iyo Imana igiye gukemura ikibazo cy'umuntu cyangwa Imana igiye kumwibuka, Imana ikora yihuse. Imana yacu ishimwe cyane. Ntabwo yita ku bihe uko byaba bimeze kose, ntabwo yita uko haba nijoro, haba ku manywa, haba muri season iyo ari yo yose, ariko igihe cy'Imana iyo cyageze, Imana irategeka torero ry'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Ntabwo bisaba izindi protocol, ntabwo bisaba, ariko ijuru ryategetse. Ndagira ngo ubwire ngo nta gihe byatwaye, nta gihe byatwaye torero ry'Imana. Imana yacu ishimwe cyane.
nta gihe byatwaye kugira ngo Mefibosheti agere ibwami, nta gihe byatwaye kugira ngo Yosefu bamuhubure muri gereza, bamwogoshe, nibarangiza bamwambike iyindi kanzu kugira ngo ashirwe ajye kwitaba umwami. Imana yacu ishimwe cyane. Ntabwo bitwara igihe kirekire gutorero ry'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Ndakwifuriza kugira ngo Imana isoze icyo yakuvuzeho muri iki gihe. Ndakwifuriza kugira ngo Imana ikwibuke uyu munsi. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo nsoreze mu gitabo cyo mu Kuva. Imana yacu ishimwe cyane. Mu Kuva ibice 12 ku murongo wa 42. Kuva 12:42 haravuga ngo iryo reka dusome 41. Iyo imyaka uko yari 453 ishize, hatabuzeho umunsi, hadasazeho umunsi, ingabo z'Uwiteka zose ziva mu gihugu cy'Egiputa. Iryo ni ryo ryajoro ryo kuziririza Uwiteka cyane, kuko yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Iryo ni ryajoro ry'Uwiteka. Abisirayeli bose bakwiriye kujya baziririza cyane mu bihe byose. Torero ry'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo Imana igihe cy'Imana iyo cyageze. Aba bantu bamaze imyaka 330 mu gihugu bisa nkaho ari mu buretwa, ariko Bibiliya yatubwiye ngo hatabuze mu munsi, hadasazeho nijoro, ingabo z'Uwiteka zihaguruka ziva mu buretwa. Sinzi igihe waba umazemo muri ubwo buzima, sinzi ubuzima wumva utifuza igihe waba utabumazemo, ariko ndagira ngo ubwire ngo Imana yo mwijuri kwibuke. Bibiliya tubwira ngo Imana ibwira Mose ngo numvise gutaka no kuniha k'ubwoko bwanjye, none manuwe no kubatabara mu maboko ya Farawo. Ndasenga kugira ngo Imana nawe igutabare muri uyu munsi. Kuri uyu munsi wa none, reka Imana ikwibuke, reka Imana igukure muri ubwo buretwa, reka Imana igukure muri iryo zina, reka Imana igukure mu buzima bwari bumeze nk'ubuzima bwo kwizengurukaho. Imana iguha icyerekezo, Imana igukuriro de bal, Imana ikwicaranye ibwami, wicarane na Dawudi, wicare ibwami mu izina rya Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Hadashaze mu munsi, Imana nta wayikoma mu nkokora. Iyo itegetse byose biraba, ikivuze cyose kirakoreka. Reka Imana igire ikikwibukiraho, reka Imana igukure muri ubwo buzima, igukuriro de bal. Hazwi nkaho nta mateka hari, hazi yuko ryari izinwa ryahishwe. Mefibosheti nta muntu wamwibukaga, ariko igihe cy'Imana kigeze, Imana iramwibuka. Moridekayi nta muntu wagombaga kumwibuka, ariko igihe cyarageze, umwami abura ibitotsi. Haleluya. Reka Imana igire umuntu ibuze ibitotsi ku bwawe. Reka Imana igire umuntu ibuze ibitotsi ku bwawe. Yosefu nta muntu wagombaga kumwibuka, ariko Imana iteza confusion, Imana iteza inzozi, umwami abura umuntu wese warotora inzozi. Reka Imana igire confusion iteza ahantu utuye, ahantu ukorera, ube igisubizo kugira ngo nawe wibukwe mu izina rya Yesu. Yosefu ava muri gereza ku myaka yari yarakatiwe, ntabwo yagombaga kuva muri gereza, ariko igihe cyarageze, Imana iramwibuka. Sinzi icyo Imana yakuvuzeho, sinzi icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, ariko uyu munsi ndasenga kugira ngo Imana ikwibuke, kugira ngo Imana igukure muri gereza, kugira ngo Imana igukure de bal mu izina rya Yesu, kugira ngo Imana igukure ku irembo rya Moridekayi. Sinzi ubuzima bwawe uko bwaba bumeze, ariko ndasenga muri uyu mwanya, ndasenga kuri uyu munsi kugira ngo Imana ikwibuke. Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Imana ikwibukwe. Reka dusenge. Tugiye gusenga. Imana yibutse Mefibosheti ikamukuriro de bal. Imana yibutse Moridekayi ikamukura ku irembo. Imana yibutse Yosefu ikamukura muri gereza.
mu izina rya Yesu. Iyo Mana irakibuka abantu n'uyu munsi, nawe kwibuke. Mana turagushimye, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Mana data wera w'Isirayeli, hari ubuzima bw'irodebari tumazemo igihe, hari ubuzima bwo kutibukwa mwami, hari ubuzima butubayemo irodebari mu izina rya Yesu Kristo. Mana hari ubuzima tubayemo bwo kwirembo, ubuzima bwo kwirembo, Mana data wera w'Isirayeli, bw'ubuzamu mu izina rya Yesu, bwo gutegereza buri wari we wese mwami. Ndakwingiza Uwiteka Imana Nyiringabo, hari ubuzima bwo muri gereza twafungiranyemo mwami, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazarete. Ariko mu izina rya Yesu duhagaze muri uyu mwanya, duhagaze kuri uyu musozi, turasenga buri mwami Imana data, buri muntu wese urimo kumva buno butumwa, mu izina rya Yesu Kristo, ugira uwo ukura irodebari, ugira uwo ukura muri gereza, ugira uwo ukura ku irembo. Amateka yandikwe, ubuzima buhinduke, amazina ahinduke, amateka ahinduke. Umunsi umwe Mefiboshete ahindurirwa amateka, atangira kurira ubwami, atangira gusangira na Dawudi. Mu izina rya Yesu Kristo, reka ugira uwo ukura mwami Mana data irodebari, umwicaranye ibwami mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Yosefu umunsi umwe, igitondo kimwe, umukura muri gereza, arangije aba prime minister mu izina rya Yesu Kristo. Reka amateka ahinduke, reka ubuzima buhinduke, reka imibereho ihinduke kubw'ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese udukurikiranye mu izina rya Yesu Kristo, kuko urabishoboye. Umunsi umwe Moridekayi wabaga ku irembo, izuba rikamukikiraho, imvura ikamukikiraho, ariko amateka arahinduka mu izina rya Yesu Kristo. Ifarashi yagombaga kumumanika mu izina rya Yesu, imutambagiza umurwa wese mu izina rya Yesu Kristo. Reka hagire utambagizwa, hagire utambagizwa, hagire utambagizwa mu izina rya Yesu Kristo. Reka hagire. Mana turagushimye papa, ndagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo, yuko hari uwo ukuye ku irembo, yuko hari uwo wibutse mwami, yuko hari ugiye gutambagizwa, uwo bavuze mwami ngo uwo mwami yishimira. Warangiza mwami ukamuha impeta, warangiza ukamuha umwambaro ukunda, agatambagizwa n'umwanzi we. Reka amateka ahinduke mwami, reka amateka ahinduke mwami. Ugira uwo wibuka muri uyu mwanya, ugira uwo wibuka kuri uyu munsi, ugira uwo wibuka kuri iyi tariki, ugira uwo wibuka muri iki cyumweru, ugira uwo wibuka mwami muri uku kwezi, ugira uwo wibuka muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Turagushimye mwami, tuguhaye icyubahiro. Urakoze byiringiro bizima, ishimwe ni ibyawe uyu munsi n'iteka ryawe. Amen. Imana ikwibuke mu izina rya Yesu, Imana ikwibuke, Imana ibagire neza, Imana ibishimire, Imana ibishimire kandi Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Shalom, shalom. Ingoma yawe niyongere niyabana baza yarokeye. Ingoma yawe niyongere niyabana baza yarokeye. Ingoma y'amahoro